Ijambo rya mbere: icyuma. Ijambo rya kabiri: icyorezo. Ijambo rya gatatu: cyuzuzo. Ijambo rya kane: icyayi. Ijambo rya gatanu: icyuzi. Ijambo rya gatandatu: cyohoha. Ijambo rya karindwi: gucyocyorora. Ijambo rya munani: icyumba. Uyu munsi tugiye kwiga igihekane cya. Tugiye kwiga igihekane cya. Igihekane cya ni uko cyandikwa. Igihekane cya kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ca ndetse na ya. Mvuze ko igihekane cya kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ca ndetse na ya. Ndizera ko wibuka neza uko twandika ca kuko twayize mu mwaka wa mbere. Twandika akarongo kihese gutya ndetse ukanibuka uko twandika ya. Tumanura akarongo tukongera kumanuriraho akandi tugaheta gake. Ubwo twanditse igihekane cya. Wabyitegereje neza. Iki ni igihekane cya. Ndizera ko bigushimishije. Hanyuma rero nyuma yo gusoma iki gihekane tugiye kugihuza n'inyajwi z'ikinyarwanda hanyuma dukore imigemo. Nibwira ko wibuka ko inyajwi z'ikinyarwanda ari eshanu arizo i, u, o, a ndetse na e. Urazibutse? Izi ni zo nyajwi z'ikinyarwanda. Hanyuma rero izi nyajwi z'ikinyarwanda tugenda tuzihuza n'igihekane cyizwe hanyuma tugakora umugemo. Nk'aha ngaha kuri aka kazu ka mbere cya iriho u dusoma cyu. Cya iriho u dusoma cyu. Cya iriho u dusoma cyu. Kuri aka kazu ka kabiri cya iriho o dusoma cyo. Kuri aka kazu ka gatatu cya iriho a dusoma cya. Ndasubiramo. Cya iriho a dusoma cya. Bityo tubonye amagambo ariyo cyu, cyo, cya. Nkubwira ko twifashishije igitabo cyo mu mwaka wa kabiri ku rupapuro rwa 48. Urakoze cyane. Hanyuma rero bana, aho muri hose niba bishoboka mufate ibitabo byanyu tugende dusoma aya magambo. Ijambo rya mbere: icyuma. Subiramo. Urakoze cyane. Ijambo rya kabiri: icyorezo. Icyorezo. Ijambo rya gatatu: cyuzuzo. Subiramo. Urakoze cyane. Ijambo rya kane: icyayi. Icyayi. Subiramo. Urakoze cyane. Ninsoza aya magambo ndayasoma nihuta nk'urugero rwiza rw'uko ukwiriye gusoma nyuma yo kuyasubiramo. Irindi jambo rikurikira: icyuzi. Subiramo utsindagira gutyo. Urakoze cyane. Ni byiza rwose. Irindi jambo rikurikira: cyohoha. Cyohoha. Subiramo wihuta. Urakoze cyane. Irindi jambo rikurikira: gucyocyorora. Gucyocyorora. Subiramo. Urakoze cyane. Irindi jambo rikurikira:
icyumba, icyumba. Subiramo. Urakoze cyane rwose. Ubu ngubu dusomye aya magambo yose yateguwe mu gitabo cy'Ikinyarwanda. Ese wowe nta yandi magambo wampimbira arimo cya? Arimo igihekane cya? Ngaho rero ufate agapapuro n'agakaramu hanyuma wandike aya magambo. Ubu rero ngiye kuyagusomera nk'umuhanga. Uriteguye? Ni byiza cyane. Ijambo rya mbere, icyuma. Ijambo rya kabiri, icyorezo. Ijambo rya gatatu, cyuzuzo. Ijambo rya kane, icyayi. Ijambo rya gatanu, icyuzi. Ijambo rya gatandatu, cyohoha. Ijambo rya karindwi, gucyocyorora. Ijambo rya munani, icyumba. Ubu rero niba uzi gusoma aya magambo yose, uri umuhanga ukenewe muri iyi sosiyete. Ubu uri umuhanga cyane. Ugenda usoma witonze, biraza kuguha imbaraga zo gushobora gusoma neza izi nteruro. Ariko reka ngufashe ku nteruro. Interuro ya mbere, Cyusa arasuka icyayi. Interuro ya kabiri, Cyuzuzo arasukura icyumba. Interuro ya gatatu, Mucyo yabaye icyamamare. Ni byiza cyane. Ugende ukora kuri buri jambo, ugerageza gusoma, hanyuma wereke umuntu ukuri uruhande. Nibwira ko wibuka ko iki twize uyu munsi ari igihekane cya. Ukaba wibuka ko kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ca na ya. Ni ukuvuga ca na ya iyo byihuje duhita dusoma cya. Nkakwibutsa ko twasomye imigemo. Hano twasomye cyu, hano dusoma cyo, hano dusoma cya. Nawe ugenda ubyandika witonze, ndabizi ko biza kukumerera neza. Urakoze. Ndagufasha nongere ngusabe gusubiramo iyi videwo witonze, kubera ko kugira ngo ushobore kuba umuhanga ni uko usubiramo ibyo wize kandi ukabisubiramo umwanya munini.